muri gahunda ya we can work project niho havuye kino gitekerezo, byumwihariko urubyiruko rw'abafite ubumuga, kuko twaje gusanga ariho impano nyinshi zibereye. Ikaze kuri gakondo riyo impaya, itangazamakuru kije gutanga umusanzu mu kuzamura impano z'urubyiruko. Dufite gahunda yitwa garagaza impano yawe, nyuma yo guhugurwa yo kubona ubumenyi muri gahunda ya we can work project niho havuye kino gitekerezo kije gusubiza ikibazo cy'urubyiruko ruburaho rugaragariza impano zarwo, byumwihariko urubyiruko rw'abafite ubumuga, kuko twaje gusanga ariho impano nyinshi zibereye. Ariko kubwo gucibwa intege muri sosiyete, aho batuye ndetse n'aho bakorera, bakababwira yuko ntacyo bashoboye, impano yabo itabateza imbere. Ni muri urwo rwego Gospel Record yateguye igikorwa cyitwa garagaza impano yawe. Abatuye muri Rusizi na Nyamasheke, uzajya uba confirmed azajya ahabwa itike. Uko bizakorwa ni gute? Hari nomero turatanga, uzajya iri kuri WhatsApp, uzajya wandikaho cyangwa ukohereza ijwi ryawe uri kuririmba cyangwa video. Twahitamo iyo mpano yawe, twaguhitamo tukakumenyesha ko watsinze, ukaza ukayigaragaza muri studio. Umufatanyabikorwa wa mbere dufite ni Gospel Record. Ni studio iherereye mu karere ka Nyamasheke muri centre y'ubucuruzi ya Buhinga. Iyo nomero ni 0726112892. Dufite gahunda ndende y'uko tuzatugera mu bigo by'urubyiruko nitumara kubona abafatanyabikorwa. Niyo gahunda izagerwaho. Ubu buryo dufite bwo gukoresha telefone nibwo bushobozi dufite, ariko tubona abafatanyabikorwa badushyigikira bakumva projet yacu, nyine bizagera mu mirenge itandukanye bitewe n'abafatanyabikorwa tuzaba twabonye. Kandi ishishikariza urubyiruko gukoresha aya mahirwe kuko ni ingirakamaro kuri bo. Nabashimira babwira ngo mukande subscribe kugira ngo tubikore neza kandi dufashanye twese. Murakoze cyane.